Ati baramusetse cyane ubwo yabwiraga yuko azahindura ubuzima bwe, atari kubera wenda ngo yari umunebwe, ahubwo ari uko nta kintu yari afite, nta kintu yari ibitseho, mbega ari umukene, nta mafaranga, nta bufasha buturutse ahandi hantu. Gusa icyo yari afite ni inzozi ze, kandi izo nzozi abantu ntago bazizereragamo. Rero ntago yigeze agera aho ngaho nyine angavuga ati ngo ngiye kubasobanurira ngo ibiki. Yarabihagaritse ibyo kubasobanurira ko yabonaga batari kumwumva, arangije atangira gukora yiturije, acecetse, agakora umunsi ku munsi, amanywa nijoro, akajya akuramo amakosa, umunsi umwe undi munsi akayakosora. Amezi arashira nta kintu kirahinduka inyuma kuri we, ariko mo imbere byamaze kuba wa muntu udahagarikwa, ukora ibintu bye yitonze, ariko bikazabyara akantu kandi bikabyara intsinzi imeze neza. Rero umunsi umwe byaje kugira aho ngaho biza gucamo abantu, none bakatangira kumubaza ati se wabikoze ute, byaciyemo bite, byagenze bite? Agaseka cyane, we akabasubiza akababwira ati gutsinda, kugira ngo umuntu atsinde, ngo kuko intsinzi ivuga cyane kandi ikavuga isakuza, mu gihe wowe wakomeje aho ngaho ukicecekera ntugaragaze byinshi, intsinzi yawe yo ikivugira, kuko nyine warabihoreye, baza kubibona nyuma icyo wari ushoboye utagirinze kujya mu magambo bumvisha kurenze, ahubwo ibikorwa byawe bikigaragaza bikerekana uwo uriwe.